ko urukundo rwanyu rusigaye rumeze nk'isuteri nk'ibere rumeze gutya gutya. Yizankorera akazi iyo ndayizera bose ubundi muri aka kanya niwe wanjye ubu niwe wanjye rwose. ntabwo nzi icyo ndi bukore kugira ngo Jeff mwiyegurire. Ibi bintu byatangiye kunzamo by'inkundo ku mana yanjye myifite imyaka ingana gutya. Kweri noneho mama namvumbura ko ndi kumva ari bunyice. Suko ko wa mana we nkora iki koko? Sha noneho ndumva ntazi uburyo noneho ibintu ndi bubyitwaremo pe. Urase kudatinya maze shengeye ziri wacu abakobwa biwacu. Kuko natekereje inzira nyinshi nzacamo kugira ngo ndebe ko byibuze nahura na Jeff, ariko sha narazibuze. Ndahera he koko wa mana we ko niyambaje abantu nkabona nta kintu bamfasha, kandi ko Jeff koko ndamukunda ubusa amaherezo kuko azaba yahe kugeza naho ibiryo noneho biri kwanga byananiye. Nakoze iki? Abakobwa biwacu ni beza cyane ntibagira urugwiro. Ariko noneho mama namvumbura azanyica. Buri gihe ambaza ko ngira umuntu nkundana nawe nkamuhakanira. Ibyo neje ubundi ndabizi neza ko twarabipfuye, kandi kwicara mu rugo nishimye ngo njye mu muryango nishimye nabyo ni ibintu maze kubona ko byananiye. None se ubu koko se ndashaka iyindi nshuti kweri, wenda byibuze ndi bushaka uburyo ndi bumutumeho Jeff. So Jeff we nawe katabizi man, sinzi ko ubuzima ndi bukomeze kubamo nta Jeff mfite pe. Ndumva ubuzima bwanjye bwose ari Jeff. Ngize ko ya nyabsa aha oh yeah yo mama gamusa aha nawe hawuse mane amasaha 20 nangaye nkwamagana nakubuze nko buri mu biki koko. Ese wa mugabo buriya kubizi ko nzubu ugihinga mbasha hase uzafatanya ibintu biruhinze n'urukundo ora bizavamo umugobo. Ana se sha mukunza zarya iki? Mukunza zarya iki? None se abantu ugira ngo mukunza arya isuka? Ariko arya ibiva mu isuka. Umuhungu wese sha ukagira ngo nanabuhinze ko nabwiriwemo. Ntago umugore mwana ntago arya isuka umuhungu. Nawe bizi. None se amakuru mashyaze? Umuhungu wese sha wagize nahinze. Uri mu biki se mani? Cyambaza ngiye gusara. Ntiwariye se? Ibiryo byabuze? Umuhungu wese sha wagize musima nanani. Ariko se kutangiye gutakura umukobwa utaramuzana. Noneho umunsi wamuzanye bizagenda gute? Ari maguru ya mugabo. Gutunga umugore bisaba ingufu. Ko gutunga umugore bisaba ingufu wa muhungu. Nkabo utangiye gutaka umugongo ha umwana abandi uzamushobora. Mugongo se shaho. Umugabo ntawamenya. Wagiye ubaza abakuru. Ntawamenya shaho buriya mana niyo nkuru. Gutunga umugore ni bisaba ingufu, bisaba umugongo, bisaba igihade. Mutesheje umwana w'umukire. Aragukunze utangiye gutaka umugongo. Kamusa nawe nta mutandukane n'abantu. Guteze? Isuka nta mubwira ibyayo. Muri isuka iguhuza n'ibyo umbwira. Naraye nabi. Agatero karakana nagasizeho. Ntabwo ndi mubongeye gutuma kararaho.
kuva cyagiye ntabwo nari nabasubirayo kajya kukavanaho. ugiye mu bikizi n'ubuhinge nabonye ufite uhora uri mu bicyo. Buriya gihe ntunzwe no gukora ndabibona kandi yari mu murima ni iwacu ntabwo ari akazi. Kuvuga ngo iyo nari mu kazi k'ubukarani mba ndi mu kiyede. Ndatekereza ikintu cyose nkumva ni Jeff uri kunzamo. Ntabwo mbizi pe. Ntabwo nzi icyo ndi bukore kugira ngo Jeff mwiyegurire. Ibi bintu byatangiye kunzamo by'inkundo ku mana yanjye myifite imyaka ingana gutya. Kweri noneho mama namvumbura ko ndi kumva ari bunyice. Gusa nyine namaze kwisenyera kuko nkibibwira Sandrine se nanone ko yabimenye nawe agahita bibwira mama nawe akaba yarabimenye. Wenda byibuze nari kuzajya wenda nanarakara turi nko muri saro. Ntihagire umuntu umenya ikindakaje, mama nagira ikintu amenya wenda naba ndi gutekereza. None byose byamaje kujya ku mugaragaro, ngiye kumukunda nibashake banyice cyangwa bancere mu muryango. Nta nubwo byashoboka. Ngiye nzamukunda aho bigeze nzamukunda. Ariko se nanone ndamuca. Ngiye gushaka uburyo. Muze. Uriya mukobwa se nta makuru ye mwana. Ari mubwiye nyine by'isuka. Nagize mu murima. Wingaze nahinze wa mugabo. Kubita isuka natakaza mu bwonko. Reka reka. Kwegura ubwatsi natakaza mu bwonko. Bana abandi. Hari genda nekereza akubura musaba muzana iki mu murima y'umureka. Gusa icyo nabonye cyo. Y'umureka koko. Kere wagize amahirwe bataragize abandi basore benshi. Urwa n'uriya mukobwa usakure noneho by'umwihariko gusa bari ahantu ugenda ese noneho nemeza ngagira 100%. Ugusanga hariya. Naseze bagihari ikindi cyane niye. Kuva cyagiye. Nabyo nyine mu manibaza ajya amamagara kuri telefone none asiga amamagara kenshi. Gashoboka. Gashoboka. Kandi ubwo yanjye vuga iki. Urigeze kandi ubu ngubu njye na Nadia turi mu rukundo pe. Pana bya bintu byo kuvuga ngo urabona nanjye ndagukunda oya. Ubu ngubu turi mu rukundo turi guhura agakora ibimenyetso. Uburyo mba mbona mumeze mwaho bundi se gusa icyo nabonye cyo kuri amukobwa uburyo kwemeramo n'uburyo gukundamo. Zikuru urukundo rwanyu rusigara rumeze nk'isute nk'ibere rumeze gutya gutya. Hari iyo ndi nko mu rugo nibereye muri izo mbika akazi kanjye hajye nicara nkabazuminga wowe nuramujyamo ari ibintu nawe uregereye urukundo rumeze nk'isute y'ibere. Byumve nkaramera na Juliet isute y'ibere. Icyo kintu kiba cyegeranye n'ikindi. Nuko umwana kundi ibere rya nyina. Naho ngaho basi. Ese nuko mvanzemo akisutiye. Abagabo rero bari gayestot. Nayigaga bana we kubita isuka. Hata mbona Nadia yicaye harandi mu murima. Twicaranye mu murima ntabwo. Ngiye gushaka uburyo Jeff mwiyegurira. Kampange muri iyi minsi ariko ngiye nzajya no kumwisurira. Ngende musure nzamuhera he koko gusa ubu azabyanga. Se nanone akishize muri amukobwa ngo ni Nadia. Ubu ngiye azemera kunkunda. Azabona koko ko undi mukobwa wundi uruta Nadia. Shanabye yakemera pe. Tabizi uramu akunda Nadia. Aramukunda njye sinzi kazanyemera. Shareka mpe kwirema icyizere. Ndarumva abantu bavuga ngo icyizere kirarema. Ariko harwo wasanga azabyemera ngo nayitinye itarungurutse. Ndabanza nitere nyine ngereyo ndebe. Ariko ibyanjye nizeye ko mama ntabimenya rwose azampitana bamukobwa agira amagambo. Uba mbujisha ariko mama nashaka agira uti nzabikora.
atanekereza avuga ko umusaza nkoza mupe umusaza nyicisha akamara yanjye uzi ko buri amahirwe wagize barangenza yagira mwa aho bigiye ese ko muri kutanyeka ko mukunda kutanyeka n'umuntu ko akubundi ko nabona n'umuntu uzavuga ngo muri mu rukundo muko yese mwana none abakobwa barahari wancanze mose reba umukobwa wabona uriya reba ari nono Nadia suzi ko afite abashuti be batatu yagukubita uracyo mwanjye yakotsora ya urebe na mugabo none kandi bisigara kweze bisigara n'abarara hari undi mukobwa reba Nadia afite abashuti be ndabareba batatu miliyoni ebyiri ndaje noneho nkugatega kubanuza nta mikino yizankorera akazi iyo ndayizera rwose ubundi muri aka kanya niwe wanjye rwose abantu barakina n'amafaranga ubu nka buriya ari isahani ari urumva reba kagakobwa k'akayobe kameze ukuntu kaba kagenda kipfusha kirata ntago kapfa konyemera kigeze kubyara nari agakobwa ntago kanyemera mani hari akandi reba kagana kajyana nyine kivunagura Nadia arasekeje ngo bigeze guhura nyine baravuga ati jewe bose nta mutima mubi ndakushyigikiye mu rukundo rwawe na Kelly ati kandi buriya mukobwa yari inshuti kuva kera ko yarakwangaga nuko ati aha ntacyo ataje undi ansanga mu rugo maze gukoropa bati ndamushyigikiye bati oya nanjye natangiye gukunda Jeff bati ndibona n'agatsindikaye Kelly ndetse ko Jeff Jeff ubundi ndakwiyicisha yatwayo akandi rero bagendana kudusatsi baza bavukana kudusatsi nako kakayobe kajya kavuga make ndakabona ako nako kavuga kiryo sinzi uramuryango ukuntu meze bakita nde koko kuko nawe undi mwara mureka uriya yakotsa akashyira ubundi wazamuteretse uriya imigeri wayirya uriya mukobwa koko uriya n'imigeri wayirya aha nubutse igitekerezo sibyo ubu bameza ziriya miliyoni ebyiri ureke kariya katoni kigira nk'iki ni bici iri aho ngaho itera aho ngaho wajya kinjiye mu kazi itazi n'ibyari ndaje izo miliyoni zikoreye ni ukuba ndi kukineneko uno nzajya nza nambaye udusuti gusa suti miliyoni nkina n'amafaranga areka genda igenge mani nta muntu waza ndira hinuza areka ahubwo se bosi nyirizina uri kumpa ikiraka atari kumpa avansi hakiri kare nampe avansi ubundi nkwereke icupa ryanjye ubundi ririhe ariko mva ni ukugenda nariviziye we ni ukugenda ndacupa wararyo nkorera umuti aje ufite umusarize rimwe yatwana no hano ubundi yarasaze reka tumusarize rimwe none atoragura amashashi kari agakobwa nakubwiraga kamwe kakiyemeza kamwe kibona kakayobe katurika kandi kudusatsi gakunde kuba kaziritse kakandi kanyashi kabwiye Nadia ati guma nk'agatindi kawe Kelly gakonda Jeff nkuramujyama muguyeho ni kuri mukobwa tumwenguze nzabwira Nadia amugufashe abahuze urabyavamora icyo tumukobwa ukoresha ibimenyetso kwiyoroshya bano bakobwa b'abakire ntabwo bakunda abantu bari hejuru bazi bavuga amagambo menshi oya sinabwo ko Nadia twakundanye sanze mu kazi ndamutwaza ndigenda aranyishyura aragaruka gutyo ngenda mukomvika gake azaberesha hose ko wakoraga no mu iduka ngemba nibereye mu nka abyara rwose jewe ndabwira Nadia urumva nzajya nsanga mu ishyamba aho ndagiye inka iyo nagiye kwahira
uzijijisha sajya wijijisha nyine mubeshyi nase n'uwo uzamukunda akakwemera ntabwo kuba ndi mu gifuri cya danje nta mikino kandi arishe nawe ni kwipampa imyenda y'imikara gusa ugiye gukora amafaranga y'uburara nta kintu amaze ubusinzi buri kuva muri buriya bufaranga wapi ubu ngubu tugiye gukuraho umuntu izosi ukora amafaranga tuzaba turi ku kineneko ka danje noneho natwe twinjire mu mujyi indani tuve ibyaro tukaza twihuriye n'umukire noneho kwemera n'ubundi ni ukugira ngo dusarize rimwe Jefu yabure pfo na rugo ni ukugira ngo tusarize rimwe none kagakobwa ntabwo kakweka kabirya karibona ariko ugashuka Jefu nawe noneho mbese atumutwe mbere nk'ingati minnye tu abure byose ako kiriya gikorwa ari na cyiza mwa sinzi ko cyananyemera byagorana nta mukobwa mwiza kuri iyi si uruta Nadia nawe ahubwo uzagire gutyo nterekamo akantu ndaza kubijyamo Nadia yambwiye ko ejo ashobora kuzaza kundeba urumva ejo ngomba kwirirwa mu rugo nitegura umushyitsi azanansura ejo azansura uramenye azansura tazamukandaza sinambwira ngo reka tunaramukora buri ajya kwenda kiriya gikorwa gifite nyashi nanjye ajya kwenda ariko ubundi niba bikurya n'ibiki bikurya n'ibiki sa Share kagenda bwo nyine naho butaha gusa nta gikobwa kirabinyasha. Share kagenda. Nanjye kanyingure mbere uko nakitera n'utuzi. Shabwo naho butaha to. Buri kibere bandaza kubuza ku muhanda. Ari modoka bukanyiri buze kuzana sima. Uramfuko na ibiro mfite ntago byakwikora kari agafuka pe. Ajaza ari modoka zigukora ama biscuit, ibiceri. Wowe cunga izo gahunda. Nadia ejo tuzabiganira. Kurikirane. Sawa reka nanjye yo kwitegura. Hafi. Sawa. Kumbe ni wowe muraho ari iwacu Mwana tu ari wowe twebwe nta n'impamvu yo kwiteza amazi yiteje ute hari ukuvuga umuntu n'uguhita umuntu amuri gasura mu minota 2 yonyine miliyoni zanjye nkana nazicakiye leta nicomye ku mujyi leta mvi byaro kamemu miliyoni zigata zimpindura ubuzima nanjye nkicomye ku mujyi ewana leta mva no mwira ewana ishoka niyo yanjye ubundi ishoka izankorera akazi ndaje nkore ku mujeni wanjye ndaje nikoze ibyapa banze mukoreho ubundi mite njya kureba Alice nawe mite numva ibye radage suri zamfashara ko ntanamwizera neza ubu none ngiye kumukire wana utumira ubwo boss mamikira akakirikare maranindira wana mamimba uburyo ndi muri vibe nta danje nangirire vuba ubwo nk'uko nikorera amakazi kanjye kureba umupampe wanjye duhane dir ukuntu zimeze nanjye nikoze kwa boss mubaza uburyo bimeze neza ubundi bose twikorote tugenda gashoka kanje agapanga kanje hafa miliyoni nukenyera mutaninjira umujyi nta bintu byinshi ibi byaro sinzongera no kubigaruka amareka byarangiye yarangiye ubu amafaranga nayabariye uba ndi kukwimeneka umeze gute turaho ko nanje kureba Nadia sari wewe Nadia ntawe uhari yagiye ko namushakaga cyane
Nadia yagiye mu kazi, yagiye kare, ntabwo nzi amasaha ari buze. Babaye. Namushakaga none, namushakaga ariko ubundi buryo se namubona mu bw'ubu. Ubwo nyine nta kibazo. Ubwo reka twiganire nyine nta kundi nzagaruka. Noneho ukamutengera no kureba Lize. Ako noneho kazankorera akazi wana. Akenge kanjye karangiye. Noneho ako mana none Gendi Superman izi karitsiye birwaga bamvuga unongeye kwinjira itown nongeye kubatwika shewa umva Tamani None se mukobwa ko ntakumenya muri bana. Nyine njye nitwa Shanera. Igishuti ya Nadia. Nibwo buryo nyine bwari bunzanyemo. None se tureke ibyo ngibyo. Nadia aba umusore bakundana afite umukunzi muri make. Kandi umbwe kuri inshuti ye? Nyine turi inshuti ariko ibyo ntabwo tujya tubiganira. Cyangwa Nadia yabagiye gusura se Kelly. Nadia yagiye mu kazi. Yahoze abimbwira akazajya gusura Sheri we nyine. Ubwo njye nari nzi ko ariho yagiye, njye ndi no gushidikanya ko ntari. Rero buriya Kelly ahubwo atinze kuza ngo tumwakire mu muryango wacu. Turamwishimiye. Ntabwo umunsi wo kuza hano ngo tumwakire uragera rwose. Ariko urantindiye. Cyashaka nyine nawe ndabyishimiye ariko reka mbe nsubiye mu rugo. Genda amahoro tuzasubira icyo gihe. Yego. Ariko icyo ugaruka unadusure. Izo miliyoni 2 se shahu ngiye kuzitwara wa muntu we. Kandi shaka mbezi kari inshuti yawe. Ariko se mani yakavuze ngiye nkufiteho nk'ubu uri gahunda kwica umuntu kubera miliyoni 2. Sa amafaranga se miliyoni 2 zose. Miliyoni 2 ukica ugakuraho umuntu ukamena amaraso. Ako surabizi sibyo ubundi ngende ikirara muranze hano karitsiye zose urumva n'ubukene n'iki nta kintu umuntu afata ngabona umuntu arirya kimara urumva se izo miliyoni 2 gombe nzikenyerere. None se urumva mufashe mu rugo uracyari umwana mutoya sibyo se kwijandika mu bintu byo kumena amaraso si byiza birakokama n'umuryango. Ahubwo urabona uriya muhungu ugiye kwiyica cyangwa mushaka guhohotera uwo mushaka ko muzuza uriya mukobwa afite amafaranga, icyo ni icyambere arayafite kubera iki niba izo miliyoni 2 kuri uriya mukobwa kugira ngo umuvutse umusheri wiwe cyangwa se umuvutse umukunzi wiwe ko icyo utareka ngiye nkazababwira bakakongera miliyoni 1 sibyo bakakongera miliyoni 1 sibyo zikaba zingaye zikaba 3 sibyo ayo mafaranga ukayarya urumva ahubwo wo mupango kawugumisha mu mutima wawe sibyo ahubwo wazabona kuko baje kumufata cyangwa baje kumushimuta ukazamukikije cyangwa se ukampa amakuru ngiye nkahamagara RIB. Akira ubwo ngiye nari nkwizera niyo mpamvu naje kukureba urumva se kuko nanjye mbizi neza ko uwo ramudada afite ku biceri save hanze ejo bundi amafaranga arayafite. Nanjye romo ndashaka ibiceri kandi nanjye ubimfashemo kandi ubigira ibanga urumva se gufashamo ni kimwe wowe ntuzemere kumena amaraso kubera amafaranga arayafite nzamwaka miliyoni 1. Iyo miliyoni ntayibona umva nzayamena umva ariko agomba kwizana then tugata mwita mbarabura urumva tugata umucikisha nkaba nkenyereye kuri izo miliyoni 2 niyo ngiyo iyo ni ntayibona nzayamena sinzigera mbarabura. Si amakuru nashakaga se so yambwiye se ndaguhaye ubundi RIB ikishinzwe urakize RIB ikishinzwe ntago nakugira inama nk'umuntu w'umujyambere ukumena amaraso kandi biramutse binabaye ntibyazabahira wakatirwa burundu cyangwa nawe ukicwa ahubwo icyo nzagufasha nk'umuntu ukeneye amafaranga si ikibazo cy'amafaranga ufite si miliyoni 2 ndaje mbabwira bagushakiye indi miliyoni sibyo se ibe miliyoni 3 sibyo se baziguhe ahubwo uriya muntu uzamutunekere twe tunamufata wumva nanone tumufate ntuzanzaneho ubudage amafaranga ndayakeneye ndatonga ubuyobozi bwo n'ibiki kuko ari amafaranga menshi
ntabasha no kujya hanze urumva mpita nsohoka no mu gihugu ari miliyoni 3 ebyiri ntabwo zatuma turuka icyo nkubwiye wowe cyo ngomba kugufasha ariko utagomba kunyumva mwebwe ikibazo cyanyu ibintu mubifata uko mwibishakira njye amafaranga niyo ya mbere nakindi twe tugiye kuguha miliyoni 3 sibyo se sibyo se eshatu murambi imwe n'abariya banyere izindi wazaguha ebyiri twe tuguhimwe zibe 3 urokora ubuzima bw'uramuhungu urokora ubuzima bw'uramukobwa kandi unabe feri yawe kugira ngo bari abantu bafite iyo migambi yo guhohotera bagenzi babo tubafatishe umva nkubwira sister wowe ngomba kugufasha iriya miliyoni tugomba kuzayiguha sibyo se kugira ngo ubuzima bw'uramuhungu ubuzima bw'uramukobwa bwiye gukora iki bukomeze kuko njye ntabwo nkwifuza ko wamena amaraso sibyo se tuzazwa miliyoni 3 ari ebyiri zo baguhaye niyi imwe sibyo se nushaka uzite wica umukene erega njye sinshaka no kumena amaraso ahubwo mu nkubita ibyo biceri kwa amafaranga nawe kumindura ubuzima nta n'iki ubundi mite nicomokera mite mva no mwibi byaro injire no mu ntabwo nzagushakira avance ndagende mbaganize sibyo se tugushakira avance si wumva se yaguhaye sibyo se ariko nanone ugomba kuzamiza uburyo nzafatisha bari abahungu barakubafata kandi kuko nzabarabura ngiye nzabaraba bwati barahanaha tubafati tubashikirize inkiko cyane icyo gihe n'amafaranga nayakenyereye amafaranga tuzagwa se byose ariko nzaba kwereka nawe yawe nayifashe tuza amafaranga nzayaguha sawa kandi nawe butaha y'abapfu biribwa n'abapfumu wayama ubundi nimanukira ubundi se njye nabasha no kwica n'umuntu iyo niyongera yiyongereye Ese mwaje amakuru? Amakuru turaho. Turashima Imana. Amakuru y'umuhungu wawe se? Umuhungu wanjye se ko yambereye amayobera wa mubyeyi we. Umuhungu wanjye ni wa wundi ntajya ahinduka. Ntahinduka. Ina gahunda ni mu buriri, ni za nzoga, ndya tabi, nta gishya mbona. No gukomeza tugasenga. Nge rero burya cya giko twagatandukanye mvuge ko tugiye gukora gahunda y'amasengesho. Nakomeje ndasenga umunsi nagiye kumva ngo umukobwa wanjye arambwiye ansabye imbabazi niba ari byo niba ari ukumbeshya ariko sindabyizera yagusabye imbabazi se wabimuhasemo yitekereje yumva ategetswe mu mutima we kugusaba imbabazi byagenze bite twari turi hano muri salo araza aranyegera arambwira ati mati naraguhemukiye ati ndashaka kwisubiraho nkaba umwana mwiza nkaba umwana mwiza ajya harambwira niba ari byo niba yambeshye ariko ntabwo ndi kubyizera nzakomeza ndebe nawe rero muvandimwe komeza usengerega buriya twaratewe kare nkubwire gusenga ndasenga yewe n'ubutayu ndaburara yenda niyiriza kugira ngo ndebe ku muhungu wanjye yahinduka ariko byaranze ubu tuvugana bizinesi yanjye iri mu marembera ndabona nta ntumbero bizinesi yanjye ifite kubera umuhungu wanjye naramuhaye ndamwegurira ari umwana muzima ariko ubu ndabona sinzi oya gusenga ni uguhoza amafaranga yose dutunze ndabona arayoyoka uko yiboneye kuko ntasubiraho ntabwo gukurikirana bizinesi ngo ijye imbere rero n'inshuti yanjye si ubu neza urampebesheje aho ugiye gushyira abapfumu se ahubwo yaranganiye ntuzamerekeze ikanyarira da numva ngo barasenga bikemera wazamerekeje kuri uwo musozi nanjye nkajya gusenga nkareba ko umuhungu wanjye gusenga ku musozi w'ibisubizo twajeyo ariko ntujyane mu bapfumu reka uzamerekeza ariko igihe tuzajya gusenga ariko nibyanga rero n'uwo muntu uzamundangira da uzamerekeze rero njya kwigeragereza nibyanga umugabo uzamundangira ubundi ngerageza amahirwe ndebe ko umwana wanjye yasubira ku murongo umuntu ushaka gusenga imana y'ukuri ntabwo nabura kumuherekeza ntabwo twabura kujyana ngo dusenge imana dutakambe ibyo by'abakurambere ibya kera izo za karande zose tuzikure ku bana bacu ntacyo uzamerekeze tugende dupime amahirwe kera naherutse umujyanama mwiza ramba nakugannye nkwizeye kuko nizeye ko bizagenda neza kuri uwo musozi numva kandi nibyanga
sanjyane n'ikibeho numva ngo naho batanga umugisha ayo mazi nzayavome nzane. inzira yose igana gusenga ndetse yari yo kuguherekeza no kugufasha twese tugasenga ariko ntaho bukikera. Wakoze cyane ndagushimiye. Gahunda niyo uva mu madayimoni uva mu kwirigumika shitani. Ntabyemeye mubyeyi ntabyemesha rero ati we ahubwo tuzagende vuba.